Yesu ashimwe, uramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe. Umunsi utazigera ugaruka ukundi, umunsi utazigera usubira inyuma, bihora byigira imbere. Kandi niko imyaka yacu igira imbere, niko Imana ya minsi dutije yo kubaho nayo ibiri mugenda ishira. Koresha umunsi wawe mu buryo bw'agaciro, mu buryo buhesha Imana icyubahiro, mu buryo bwubaka ubuzima bwawe, mu buryo bugirira umumaro abandi bantu bakuzengurutse mu gihe cyawe, kuko ntabwo uzahoraho, nanjye ntabwo nzahora. Reka dukorane umwete twihuta dusiganwa ibintu bifite umumaro mu bwami bwa Data. Iteka ibintu bifite umumaro mu bwami bwa Data babidufitiye umumaro twebwe bwa mbere, bifitiye n'abandi bantu benshi umumaro. Reka rero dukomeze dufatanye kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu kugira ngo tube abantu bubakitse, abantu badatwarwa n'imiyaga y'uburyo bwose, abantu bakomeze gushikama mu bihe byose. Mu gihe isi ifite ubwoba bw'ibihe n'ibintu bitandukanye, wowe ufite igitekerezo cya Kristo muri wowe, ushikamye ukomeje urugendo. Ibihe bibi bizahora biza, hazaza iby'ubwoko butandukanye, ni ku isi imeze. Ariko abari muri Kristo Yesu barashinganye, kandi abafite ijambo ry'Imana rigwira mu mitima yabo barakomejwe, bigatuma babasha gukomeza urugendo badahungabanye. Suko ibibazo biba byabaye bikeya, habona uko igitsi ku mutima, ibyiringiro byabo birakomeye, bikarusha imbaraga imiraba ituruka hanze. Reka dufatanye gusoma. Turimo turasoma mu gitabo cy'Ingoma, turi hafi kugisoza, tugeze ku gice cyaho cya 28. Kuva ku murongo wa mbere, ngo Dawidi yateranije Yerusalemu n'abatware ba Isirayeli bose, n'abatware b'imiryango, n'abatware b'imitwe yakoreraga umwami, bafata ibihe, n'abatware batwara 1000, n'abatwara 100, n'abatwara ibintu byose n'amatungo by'umwami, n'abahungu be n'inkone, n'abagabo b'abanyambaraga b'intwari bose. Umwami Dawidi aherako arahaguruka avuga ahagaze ati, nimunyumve bene Data kandi bantu banjye, nari mbisanganywe mu mutima kuzubakira isanduku y'isezerano ry'Uwiteka inzu yo kuruhukiramo, ikaba n'intebe y'ibirenge by'Imana yacu, kandi nari niteguye kubaka. Ariko Imana irambwira ati, ntiwubakire izina ryanjye inzu, kuko uri umugabo w'umunyantambara kandi wavushije amaraso menshi. Dawidi yahamagaye abantu bose, ab'intwari, abakozi b'umwami, bafite imirimo itandukanye, abatware, abana be, bose arabegeranya kugira ngo babwire iby'umurimo wenda gukorwa n'umuhungu we Salomo. Ariko ikintu yavuzemo nifuze kwigira, avuga ngo nari niteguye rwose, nari namaramaje, nari nenyanyije ibikoresho byose, kandi nari niteguye kubakira izina ry'Uwiteka inzu. Hanyuma Imana imubwira ko atagomba kuyubaka, ko yamennye amaraso menshi cyangwa yabaye umugabo w'umunyentambara. Ariko uyu mwiteguro niwo nifuza ko twakwigira mu buzima bwacu. Hari icyo Imana yaguhamagariye gukora, hari icyo wumva umutima wawe, hari icyo ufite mu bitekerezo byawe. Ibyo bintu twese turabigira, uretse kubyirengagiza. Ariko nta muntu n'umwe wumva udafite mu mutima we, umuntu uri muri Kristo Yesu, nta muntu n'umwe utumva mu mutima we ikintu runaka yakora. Hakabaho kukimura, hakabaho kukigiza inyuma, hakabaho kumva hari abandi bantu bandi bazagikora, hakabaho kumva hari ibihe byiza bizaboneka akaba ari bwo wakoreramo. Ariko twese tuba dufite ikintu kiri ku mitima yacu twumva twakora mu bwami bw'Imana. Uyu mwiteguro wa Dawidi twawigiraho. Reka gusubiza ibintu inyuma, reka guhora wumva hari ikindi gihe utegereje, ahubwo witegure gukorera Imana ikintu cyose yashyize mu mutima wawe. Ikindi kintu gitangaje no kwiri ishyaka ryari mu mutima wa Dawidi ryari rigwiriye. Ntabwo Imana imubwiye ko Salomo ari ugiye kubaka, Dawidi yabaye nk'uwiruhutsa, nkaho akize uwo muruho n'umugoka Imana yari imushyize. Oya, yari afite umwete mwinshi. Reka tugumane umwete mu mirimo itandukanye dufite mu mitima yacu. Cya kintu kiri mu bitekerezo byawe ugomba gukorera Uwiteka, uhore ukiteguye, ukureho inzitwazo zose kugira ngo uhaguruke ukorere Imana, kuko burya ni Imana ibaragishyize mu mutima wawe ibitandukanye n'icyo yashyize mu wanjye. Ku murongo wa 4, ngo nyamara Uwiteka Imana ya Isiraheli yarandobanuye intoranya mu muryango wa data wose, ngo mbe umwami wa Isiraheli iteka ryose, kuko yatoranyije Yuda ikamugira imfura, kandi mu muryango wa Yuda igatoranyamo inzu ya data, kandi mu bahungu ba data ikaba ari nge yishimira kugira umwami w'Abisiraheli bose, kandi mu bahungu banjye bose, kuko Uwiteka Imana yampaye abahungu benshi, atoranyamo umuhungu wanjye Salomo kuba ari we wicara ku ntebe y'ubwami bw'Uwiteka ategeka Isiraheli. Arambwira ati, umuhungu wawe Salomo niwe uzubaka inzu yanjye n'ibikari byanjye, kuko namutoranyije ngo abe umwana wanjye nanjye mbese. Ndifuza ko twigira kuri iyi mirongo uburyo Dawidi yishikamije kuwiteka, ikintu cyose icyamubayeho, ikizakorwa n'umuhungu we, arabizi neza ko byose abikesha Uwiteka. Arimo aravuga ngo ni Imana yantoranyije mu nzu ya data ikangira umwami, ni Imana yarebye umuhungu banjye bose nari mfite kandi benshi ikuramo Salomo, ndetse irongera atoranya avuga ngo Salomo niwe uzanyubakira inzu. Ni koko nta kintu, nta migambi y'abantu igihama Uwiteka atayigize. Guhora tubyibuka bituma dutekana mu mutima, kandi bituma tutabyigana n'abantu. Ikindi bidutera guca bugufi, guhora tuzi neza ko ikiza cyose twashobojwe gukora twagishobojwe n'Imana. Nta hantu Dawidi yigeze yikomita ku gatuza ngo avuge ngo ndi umwami w'igihangange nagize umugisha. Nta n'ahantu yigeze atereka hasi kugisha Uwiteka inama. Iyo yabikoraga byamuviragamo amafuti. Ariko ahangaha yari afite abahungu benshi nk'uko avuze. Yashobora kureba umuhungu ufite igihagararo, ufite ubwenge runaka, wavutse mu buryo busa nk'ubwembe wakaribwo yimika. Ariko yakomeje gukurikira ijwi ry'Imana, ni naryo ryarobanuye Salomo, nawe abigenza uko Imana yabimubwiye. Nugire nkubwire ngo nta cyiza wageraho, nta bushobozi, nta mbaraga, nta bwenge utahawe n'Uwiteka. Iyo tuzi rero ko tubitizwa n'Uwiteka
Uwiteka kandi akabiduhera impamvu y'icyubahiro cy'izina rye, bituma imitima yacu ikomeza guca bugufi. Ku murongo wa 7, kandi nzakomeza ubwami bwe iteka ryose, nagira umwete wo kwitondera amategeko n'amateka byanjye nk'uko ameze kuri ubu. Nuko rero imbere y'Abisiraheli bose ari ryo teraniro ry'Uwiteka kandi imbere y'Imana yacu yumva, mwitondera amategeko yose y'Uwiteka Imana yanyu, muyamenye, mubone gutwara iki gihugu cyiza, mukazakiraga abana banyu bazabazungura kibe gakondo yabo iteka ryose. Arakomeje ikimeze nka disikuru cyangwa speech ndende cyane, arimo abwira aba bantu ko bagomba kubigenza bafatanyije n'umuhungu we Salomo. Ahantu numva hameze nk'harimo ibanga ry'icyatumye hari Salomo atoranywa mu bandi bahungu nahanga. Ku murongo wa 7, ngo kandi nzakomeza ubwami bw'iteka ryose, nagira umwete wo kwitondera amategeko n'amateka byanjye nk'uko ameze kuri ubu. Natekereza ko intangiriro ya Salomo kwari ukubaha Uwiteka. Mu bahungu ba Dawidi hari Uwiteka yararebye asanga umuhungu ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka, wubashye Imana ari Salomo, kuko havuze ngo nk'uko ameze kuri ubu niko yatangiye. Kibabaje nuko atari ko yaje kurangiza. Iteka Uwiteka azahora yerekeje amaso ye ku mitima yacu. Dukomeje hepfo gatoya, arakomeza asaba ubwoko bwose kuzakomeza kubaha Uwiteka. Niyo raporo arimo, niyo magambo arimo ababwira, niyo disikuru arimo avuga, nukomeza kubaha Uwiteka kugira ngo iki gihugu Uwiteka yabahaye kizakomeza kibe gakondo. Kandi arifuza ko bizaba uruhererekane nk'uko bubashye Imana uyu munsi bazakomeze babitoze n'abana babo. Nicyo dusabwa gukora nshuti y'Imana, dukurikije uburyo ubu Kristo niba navuga ngo buri mu kaga cyangwa se bwinjiriwe n'imirimo ya Satani myinshi, urasabwa kugundira icyo wahawe kandi utakigumana wenyine, ahubwo witoza kugihereza n'abandi, utabigira ubwira, utabigira ibanga, ahubwo ibyagushoboje kuba muri Kristo ukamara imyaka 10 ukamara 5 ukabihereza n'abandi kugira ngo bikomeze bibe uruhererekane rw'ibyiza, kuko umwanzi we ntabwo arangaye. Ku murongo wa 9, nawe Salomo mwana wanjye, umenye Imana ya so, ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose, akamenya iby'imitima yibwira byose. Numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. Nuko wirinde, kuko Uwiteka ari wowe yatoranyije kubakira inzu ubuturo bwera, shyiramo imbaraga ubikore. Nuko Dawidi aho umuhungu we Salomo icyitegererezo cy'ibaraza ry'urusengero, n'icy'amazu yarwo, n'icy'ububiko bwarwo, n'icy'ibyumba byarwo byo hejuru, n'ibyo muri rwo imbere, n'icy'ahantu h'intebe y'ihongerero, n'icyitegererezo cy'ibyo yaheshejwe n'umwuka byose, n'iby'ibikari by'inzu y'Uwiteka, n'iby'ibyumba biyikikije byose, n'ububiko bw'inzu y'Imana, n'ububiko bw'ibintu byashinganywe. Arimo aragira umuhungu we inama ko azakomeza kubaha Uwiteka, azakomeza kwiyumvira n'umutima wose, ko natareka Imana nayo itazamureka, n'ibindi nk'ibyo ngibyo amusaba kuzirinda, kuko umurimo ahawe gukora urakomeye, n'uw'icyubahiro birasabwa ko yirinda. Ikindi kintu kinejeje nuko ngo yamuhaye icyitegererezo cy'ibintu byose uko bizagenda, uko bizubaka, ngo ni icyitegererezo cy'ibyo yaheshejwe n'umwuka byose. Yari umwami w'umunyamwuka, niba ariko navuga, utega Imana amatwi, wakira igishushanyo akuye ku Mana kugira ngo abe ari cyo akurikiza. Uyu munsi hari ubwenge bwinshi twakwigiraho, hari ibintu byinshi twakura ku bantu, ariko ibintu by'umumaro kuruta ibindi nibyo dukura ku Uwiteka, cyangwa se twigira ku bandi bantu bigishijwe n'Uwiteka. Ibyo bintu ntibikabure mu buzima bwawe. Niba uri muri Kristo Yesu, uzagirwa inama n'abantu, uzasoma ibitabo, uziga, uzakoresha ubumenyi n'ubwenge wakuye hirya no hino aho twigira, ariko ntukajye wibagirwa ibyo Uwiteka avuga, ibyo Uwiteka ashaka, ndetse n'ibyanditswe mu ijambo rye, kugira ngo ari byo biyobora ubuzima bwawe. Ku murongo wa 13, ngo kandi n'iby'ibihe by'abatambyi n'abarewi, n'iby'imirimo yose yakorerwaga inzu y'Uwiteka, n'iby'ibintu byose byakoreshwaga mu nzu y'Uwiteka, kandi amuha izahabu zigezwe zo gucurishwamo ibintu by'izahabu byose bikoreshwa imirimo yose, amuha n'ifeza zigezwe zo gucurishamo ibintu by'ifeza byose bikoreshwa imirimo yose. Dawidi aravuga ati, ibyo byose nabimenyeshejwe n'ibyanditswe n'ukuboko k'Uwiteka. Iyo niyo mirimo yose ikurikije iki cyitegererezo. Uyu mwami Dawidi aratangaje, ahaye umwana we inama icyitegererezo yakiriye mu ijwi ry'Imana, cyangwa se yakuye mu buryo bwo mu mwuka, nk'uko yavuze ngo nibyo naheshejwe n'umwuka. Amaze kumuha ibikoresho by'izahabu n'ibindi, amuha n'abantu, abatambyi, abarewi, arabimubwiraho. Arangije aravuga, amuha n'ibikoresho by'agaciro by'izahabu, by'imiringa, byandi byose yarabizi. Arangije aramubwira ngo ibi byose nabimenyeshejwe n'ibyanditswe. Nuvuga ngo nabikuye mu ijambo ry'Imana. Icyo Imana ivuga cyaranyigishije, none mwana wanjye Salomo, ibintu byose nguhaye nabimenyeshejwe n'ibyanditswe, nawe aba ari byo uzakurikira. Aha hantu na n'uyu munsi haracyabikiyemo ubwenge bw'Imana bushobora kutuyobora muri urugendo rw'agakiza, tukazanira dusaza tutabivuyemo. Ese ubiha agaciro? Ese ibyanditswe ubiha agaciro? Niba byaramenyeshaga abami bagakora ibintu bikomeye, bakayobora amoko akomeye, ese none uyu munsi urazi ko bikibikiyemo ubwenge bwa none? Ijambo ry'Imana ntirisaza, ribikiyemo ubwenge bw'ibihe byose. Ku murongo wa 20, ngo maze Dawidi abwira umuhungu we Salomo ati, komera ushikame uzabikore, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana ariyo Mana yanjye, izabana nawe, ntizagusiga,
ntizaguhana kugeza aho imirimo yose y'ibizakorwa mu nzu y'Uwiteka izarangirira. Kandi dore hariho n'ibihe by'abatambyi n'abarewi by'umurimo wose w'inzu y'Imana. Kandi mu murimo w'uburyo bwose uzaba ufite umuntu w'umuhanga ukunze wese wo gukora umurimo wose, kandi n'abatware na ba rubanda bose bazahora biteguye kukumvira rwose. Ibi bintu biratumara nk'impungenge z'ibyo twibaza mu mirimo y'Imana. Apfa kuba atari ubwami bwawe urimo wubaka, atari ubwami bwanjye urimo nubaka. Ikintu cyose dukora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, abantu b'Imana bahabwe umugisha, ntibizabura ababikora. Uko Dawidi yabwiye umuhungu we Salomo, hazahora hariho abahanga bafite n'umutima ukunze wo gushyira mu bikorwa ibyo ngibyo wabwiwe n'Uwiteka. Haguruka ukorera Imana icyo Imana yashyize mu mutima wawe. Hari igihe ducika intege tukavuga ngo dore n'ubundi biranduye, dore n'ubundi biravugwa nabi, abantu baravuga ko dushaka amafaranga n'ibindi bintu bitandukanye, cyangwa umuntu akavuga ngo oya nakana kubwo arahagije. Oya, ubu bwami ni bugari, abakozi babukenewemo ni benshi, abana bahaguruka bagahagarara mu nshingano barakenewe na n'uyu. Haguruka ukora icyo Imana yashyize mu mutima wawe. Imana iguhe umugisha, ugira umunsi mwiza.